Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye kandi Mana ihambaye, igitondo nk'iki turagushimiye, tugushimiye urukundo rwawe, twongeye Mwami kuza imbere yawe, tuje kukunikira abarwayi aho bari hose, abarwayi bari kwa muganga, abarwayi barwariye mu ngo zabo, abo bose tubazanye imbere yawe kugira ngo ubakoreho, bakoze ikiganza cyawe gikiza, uburwayi bwabo burimbuke, umubabaro wabo uve mu mibiri yabo, mu izina rihambaye rya Yesu Kristo, kuko tuzi neza ko iyo umubiri rwose uri muzima, umutima nawo uba wuzuye umunezero, ariko mu isi turi mu isi tubabazwa cyane n'uburwayi Mwami, ariko iki gitondo unyemerere cyane wohereza ingabo zawe, ingabo z'abamarayika zijye mu bitaro ibyo ari byo byose hano mu gihugu ndetse no ku isi yose muri rusange, iki gitondo zikora umurimo udasanzwe nk'umwe Mwami wacu zajyaga zikorera ku kidendezi cy'i Betsaida, unyemerere uyu munsi zigukorere kwa muganga ndetse no mu ngo z'abakwiringira, kandi Imana ikomeye, nasomye ijambo ryawe rimbwira inkuru y'umudamu ngo yari umaze imyaka 12 ari mugongo, ariko umunsi umwe yahuye nawe Yesu Kristo ngo yakoze ku ikanzu gusa, umubabaro yari amaranye igihe wose urangirira aho ngaho. Bibiliya iduhishurira ko ibintu bye byose byari byaramushizeho kubera kwivuza, ariko ahuye nawe umunsi umwe birakunda. Unyemerere rero wumve gusenga kwanjye uyu munsi, ubwoko bwaho baryamye ntabwo bari bubashe kugukozaho intoki nk'uko uwo mubyeyi yabikoze, ahubwo baragukozaho umutima wo kwizera, hanyuma nawe ukoreremo Mwami wacu, ukamye inyanja y'umubabaro ku buzima bwabo, ukamye Mwami isoko y'uburibwe uburwayi bwose mu mibiri yabo, mu izina rihambaye rya Yesu Kristo, maze iki gitondo cyongere kuba igitondo cy'amashimwe ku buzima bwabo, iki gitondo cyongere kuba igitondo cyo kunezerwa, iki gitondo cyongere kuba igitondo cyo kuguhamya, iki gitondo cyongere kuba igitondo cyo kugira ubuhamya bushyashya butandukanye n'ubwo bari bafite mu myaka yabo itambutse. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana isumba byose, uri Imana ikora, kandi uri Imana yahumanuye amazi ubwo wari uhagaze muri Elisa. Uyu munsi nanjye umpagararemo uhumanura ubwoko bwawe, mu izina rihambaye rya Yesu Kristo. Ncireho iteka uburibwe bwose mu mibiri yabo. Birashoboka ko hari uwari umaze igihe aryamye kwa muganga atabasha guhaguruka, none aha ndategetse ngo imbaraga za Mwuka Wera zimuhagurutse abashe kugenda, byemere mu izina rihambaye rya Yesu Kristo. Kandi birashoboka ko hari uwari warabwiwe yuko indwara arwaye itakira, ariko iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo ntegetse uburwayi bwari buri muri we ko burimbuka mu izina rihambaye rya Yesu Kristo, maze akongera kugira ijambo, maze akongera kuvuga ngo nabonye Imana ikora ibidasanzwe. Waranyiyeretse inshuro itari imwe itari ebyiri, unyereka ku bwanjye, unyereka ku bw'abana banjye, unyereka ku bw'abantu mpura nabo umunsi ku wundi, ariko iki gitondo noneho Mwami unyereka no kubona ari bubonesha amaso, mu izina rihambaye rya Yesu Kristo, kuko nzi ko uri Imana yumva gusenga. Ndagushimiye Mwami wanjye ko ubyemeye kandi ko bikoze, icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.